nongeye kubasuhuza tugiye kugirana ikiganiro kiraza kuba kivangavanze mu ndimi kubera ko nkuko tubizi ni Ijabo Slam Festival irimo ibihugu bitatu Rwanda, Congo, Burundi kandi indimi zitandukanye. Turaza gukoresha Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda. Ntimugire ngo byacitse nimubona tubivangavanze by'indimi, nuko nyine n'ubundi bidusaba kuguma dusimbuka muri ubwo buryo. My name is Sylvestre Nsengimana. I am a poet from here in Kigali, Rwanda, and I am happy to be here with you this afternoon. Hello, how are you? Hi. Yeah. To start Ijabo Slam Festival, I'm happy to moderate a panel discussion that is really going to reflect about poetry development in the Great Lakes region, how poetry contributes in culture, in promoting peace, and we'll be having amazing panelists, amazing poets, and I am sure we'll be delighted, and we'll be having like 10 minutes of discussion after the panel. The audience will be involved in the process. So allow me to welcome our amazing panelists, starting from when I'm about to talk about him. He's a legendary poet in this country, because even me, when I joined this industry, I found him in this poetry. So I respect him. I owe him a lot of respect, and he's a good poet, and he has experience that he will be sharing with us mostly. But let me not talk about that. We'll explore more. Allow me to welcome Umusizi Tuyisenge on the stage. Yes. And also, when I'm about to talk about her, she is wise, she is a good poet, and she fights for peace, and she will share more about that specific context. Allow me to welcome on the stage Esther Abumba from Goma Slam Session on the stage. And last not least, I would like to welcome, what I remember about her is that, and more of you saw my poems online. I always remember her as someone who took me on the studio the first time. She told me this is how you go in the studio and this is how you do things. Which means I owe her a lot of respect. She's a poet, and she's wise as well. She's from Kigali, Rwanda. None but Karine Poet. Allow me to welcome her on the stage. As we commence our panel discussion, I would like to ask every one of our panelists about their journey in poetry, their practice so far, and how does the socio-economic situation of the Great Lakes region has affected their practice, starting from Umusizi Tuyisenge. Mwiriwe neza. Mumeze mute? Nitwa Umusizi Tuyisenge. Ayo niyo mazina nitwa navuga y'ubuhanzi, ariko mu rugo banyise Tuyisenge Olivier. Ubusizi rero ni n'urugendo rurerure, navuga natangiye imyaka myinshi ishize, cyangwa mvugemo ariko reka mvuge mu Kinyarwanda utacyumva baramusemurira, sibyo?
natangiye ubusizi ndibaza mu mwaka wa 2008. Mu mwaka wa 2008 nigaga amashuri mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Icyo gihe nari mfite imyaka 13 niba nibuka. Nicyo gihe natsindiye igihembo ku rwego rw'igihugu mu 2008. Icyo gihe nari mfite imyaka 13. Yari ndabyibuka yari amarushanwa y'ibintu bijyanye na ruswa. Niyo mpamvu sinjya njya ruswa kuko bya ruswa twabirangije icyo gihe. Hanyuma icyo gihe ntabwo navuga ko byari ibintu by'umwuga, nyine ni kwa kundi umuntu aba abikora kugira ngo abikunda nyine. Ku ishuri amanota yabaye, umushyitsi yadusuye, hanyuma nyine ugakora ubusizi nk'uko nguko. Icyo gihe urumva bitewe n'uko na tekinoloji cyangwa n'iterambere ryari ritaraza, ni ibintu nyine abantu ntabwo babyumvaga. Bitangira 2008, bigeze muri za 2010 gutyo na 2001 dutangira kujya dukora ibisigo nyine muri stade mu bihe byo kwibuka, ariko nta 20 byaga birimo 50 se yazamutse agera kuri 50. Navuga ko icyo gihe rero byari bitaraba umwuga niko navuga. Hanyuma mu 2014 ndangije amashuri yisumbuye nibwo navuga ko noneho nabikoze nk'umwuga. Ndavuga noneho nari mvuye mu ishuri maze kwiga ibijyanye n'imibare, ubugenge n'ubutabire, physics, chemistry and mathematics, ariko nkabona ko iyo abandi banyeshuri babaga bari gusoma Aimable Championnat, ibitabo by'imibare bya za limite n'ibiki, nabaga ndi gusoma ibitabo by'ikinyarwanda. Kuko ngiye umuntu ku ishuri wari ufite umwihariko ko batamwiba igitabo, kuko wari kwiba ikihe. Barazaga bakubura muri desk yanjye bakabonamo ibitabo by'ikinyarwanda, bakabonamo roma z'ibintu utamenye ibyo ari byo, ibintu bishushanyije. Ngiye nari meze nk'abana, muri buka tukiri abana ukuntu umuntu yajyaga, kubera ko twari tutaraba basomye cyane, mwabaga muri kureba abantu ngo mufomboza hari abantu. Twebwe rero abantu baza ku ntebe yanjye niko babaga bayibona, ariko icyo nababwira cyo nta musizi w'umuswa. Baravugaga bati se ko umuntu atajya asoma igitabo cy'imibare, physique, chimie, ariko nkanga simba umuswa. Umwanya munini wanjye rero nkakomeza nandika, tukakora amazina y'inka. Icyo gihe mu 2015 noneho ndagenda nihuta. 2015 nibwo noneho navuga ngo byari bibaye umwuga. Noneho sasa bitangiye kungaburira, kuko mu 2015 mu kwezi kwa 10 nabonye igihembo. Icyo gihe nari narasirimutse ndabyibuka, mfite ibyitwa za blog. Abasizi bamwe nzabibigisha kuko ni byiza. Nari mfite blog site ya internet mu 2015 hari niba nibuka, nashyiragaho amapoeme n'ibiki. Haza kuba rero irushanwa, nirwo ryari ribaye bwa mbere, Kigali Vibrative Poetry. Mpita mbona icyo gihembo noneho cy'umusizi mwiza uwo mwaka 2015. Icyo gihe mbona ko bya bintu ni sawa. Ndibuka bampembye kujya ngo gutemberera ku Kivu mu nkamara y'iminsi, ibintu nabonaga ari ibintu by'ububono niko navuga. Ariko nyuma maze gutsindira icyo gihembo, nza no guhita mbona akazi mu mushinga w'Abasuwisi. Benshi abasizi baje nyuma gatoya murawuzi. Nahise mba chef de projet, umuyobozi w'imishinga yayo, kuko bakoraga ibishingiye ku busizi n'ubuhanzi n'ubundi. Bitamba chef de projet kuva mu 2015. Yego, ubusizi rero butangira kumuha amafaranga icyo gihe.
bya bindi abantu abana twiganaga urumva bo bagombaga gutekereza gusubira mu ishuri muri kaminuza iki ndavuga reka ngiye mbe nkorera amafaranga. Ibyo nkabifatanya rero no gukora no gukina no kwandika amakinamico. Muri uwo mwaka n'ubundi nza kubona akazi kuri Radiant TV 10 mu 2015. N'ubundi mba umwanditsi ndetse n'umutoza w'ikinamico kuri Radio 10 mu itorero ryitwaga Icyotero. Ubwo bakurikiraga amateatre kiragiye barabyibuka. Ubikesheje ko bakuze kubusizi. Kubera ubusizi nta kindi. Ngewe kariyeri y'ubuzima bwanjye bwose ishingiye hanini ku kuba narabaye umusizi. Mu 2015 ubwo icyo gihe ndakora nyine byose urumva nari nangiye kugira udufaranga ibintu bitangiye gukunda. Urumva twakoraga concert rimwe mu myaka buri mezi 3 habaga igitaramo. Hanyuma icyo gitaramo mu Rwanda hose batoranyaga abasizi 12 mu ndimi 3, 4 mu Kinyarwanda, 4 mu Cyongereza na 4 mu Gifaransa. Noneho bagahurira kuri finali, ubaye wa mbere agatwara igihembo cya Nyirarumaga. Igihembo cya Nyirarumaga ubwo niba muri abasizi muri aha mutagifite bizasaba imbaraga, sibyo? Umuntu niba ukugifite ni Karine. Ibyo urumva icyo gihe dukorana na UNESCO ni nayo yaje gushyiraho icyo gihembo nyine cya Nyirarumaga. Ubu umuntu wese bazahemba, numvise ariyo ntego ya UNESCO, umuntu wese bazahemba watsinze mu bijyanye n'ubusizi ku isi bazamuha award ya Nyirarumaga. Ariko igihembo cyo ku isi cyo kizaba ari zahabu, sibyo? Twebwe dufite bya dufite ibintu biri aho ngaho biri kubafasha ibi bintu, cyangwa mvuga ibyo mushaka. Ibi ngibi ni urugendo nibyo bari gushaka. Okay, ubwo icyo gihe nakoraga kuri radio nkora muri Transpoesis n'umusizi. Icyo gihe ntangiye kubigira umwuga, urumva ko nasoraga za poem. Icyo gihe nari mfite zitwa za bari hehe, na poem muri iyo myaka yagiye agira success uko yari ifite na video. Nimukabona ubu ntakibikora bya video, kera narabikoraga, naje gukena. Hanyuma 2015 noneho icyo ndibuka mu 2016 noneho nibwo bwa mbere noneho navuga ko ubusizi nari ntangiye kubushyira mu itangazamakuru ku giti cyanjye, kuko ndibuka twakoze icyo gihe, urumva byari biharawe kuba uri umuhanzi bakagutumira mu makuru ya Royal TV kera. Byabaga birenze ukajya kuvuga poem. Nibaza ko I'm the first poet to do, ninjye musizi wa mbere wabikoze niba nibuka. Bivaho hazaho za Waramutse Rwanda, hazaho za The Inspire Me. Muri 2016 urumva ababyeyi bo babonaga birenze. Inspire Me irimo ministre, ejo harimo umusizi, bakavuga birarenze. So dutangira rero kubona ko ari ibintu bimeze neza. 2016 nibwo nanamenyanye na Bahati Innocent. Noneho twamenyanye muri edition ya 3 ya Transpoesis, ari atsinda nawe yatsindiye Nyirarumaga award ku nshuro ya 3. Dutangira kuba inshuti. Noneho rero tangira kungurana ibitekerezo nyine. Urumva icyo gihe nta muntu challenging nari mfite nyine wo kumbwira ntago ari sawa tubikore gutya. Yigaga muri Kiye, icyo gihe niga muri Mount Kenya muri pharmacy. Tukajya duhura buri munsi nyine duturanye, tukasharinga ubusizi. Rero atangira kumbwira uburyo nyine tugomba kubushyira ku rundi rwego. 2016 noneho mu mpera za 2016 twaje gushinga itsinda ryitwa Kiflani, Kinyarwanda Français Anglais. Ryari itsinda ryitwa gutyo Kiflani. Yari njyewe, Eric Wanki na Munyakazi Deo, twari batatu.
Eric Wankini ngiye niwe mentor wanjye, niwe muntu navuga narebeyeho nza kuza mu bijyanye n'ubusizi. Tuza gukora concert ya Eric Wankini yitwa The Experiment. Nimwe muri concert navuga yari ibayeho nziza y'ubusizi muri iyo myaka. Tuza no kuba nomine mu mpera z'umwaka muri Printemps de Poète mu Bufaransa, sibyo mu mpera za 2016. Sasa noneho tuhita tuvuga bya bintu noneho bitangiye kuvamo mu Rwanda bigeze n'ahandi. So dutangira kwitabira n'utu festival tumwe na tumwe turi aho ngaho. Nangira rero noneho ngiye kumva ko mbaye umusizi ishuri ndarireka. Noneho naje kurisubiramo nyuma nawe mutazarireka. Naje akishuri by'ishuri byo nahise mvuga nti ibintu byo kwiga ntago biri kwinjiza. Ko najyaga mu bukwe nkakorera udufaranga, nkajya mu dukonseri nkakorera udufaranga, ejo gutyo. 2017 nkomeza gukora muri Transpoesis. Noneho 2017 nibwo namenyanye na Karine nibwo yatwaye Transpoesis nawe ku nshuro hari ya 6 cyangwa ya 7 gutyo. Tumenyana na Karine rero nawe aza kuba urumva icyo gihe bwo nari maze kugira Karine, maze kugira Bahati, bamaze kuba inshuti zanjye za hafi. Rero noneho tukajya dukorabora. 2017 rero navuga ko ari umwaka wabaye mwiza ngewe kuri ruhande rwanjye nk'umusizi. Ni umwaka nakoze cyane, ni umwaka navuga nyine ko ndibaza narahimbye ibintu byinshi bishoboka. Nakoze ama pièces de théâtre arenga 40 mu mwaka umwe. Nanditse poeme zigera nko muri 30 muri uwo mwaka umwe. Ni umwaka mbese noneho twatangiye kuzajya tujya muri za festival zari zikaze za Kigali Up, ahantu ba Alpha Burundi baririmbaga, ahantu ba nyine byari birenze, sibyo? Muri iyo myaka mbona ko nyine ubusizi ndebera ibintu mu buryo butari bwo. Hari ahantu twajyaga tujya muri club bisanzwe kubyina. Ndavuga ahantu tujya kubyina what if twashira ibintu by'ubusizi. Nkabigeraho Karine umva nagabyumva neza. Nari mfite inshuti yanjye ba Pascal Solo n'abandi n'aba Celeste baba Penta n'abaki, ariko finali biza kurangira twemeranyije ko bishoboka. Noneho turavuga se club ko bayibyiniramo turayihindura ahantu ho gukorera ubusizi gute. Abantu bazi ko Karine hari ahantu haba imigano. Mfata amafaranga ambwira Karine ati tujye kugura imigano. Tugenda tugura imigano, twubaka scene, noneho twubaka stage muri iyo club ariko tuyubaka n'imigano, sibyo? Icyo gihe twa nari mfite troupe yitwa Ikome Ikome yari njyewe witwa Yannick Kamanzi, asigaye ari umubyinnyi ukomeye mu Faransa mu Burayi, ari Freddy Gihana, Yvette Fasha. Nyine urumva noneho ikintu twari twarazanye, ngewe navugaga poeme n'undi mukobwa bita Paula, ubundi bakabibyina ibintu turi kuvuga. Muri kumva nyine byari ari ubusazi. Tuvuga ibintu noneho ibintu byose turi kuvuga. Abo ba Kamanzi barababyinnyi beza, harimo aba percussionist beza, ibintu bigashyuha. 2017 urumva uyu mwaka mwiza uri productive. Ngira concert yitwa Ndi Igisigo yarimo ba Karine nyine, Karine, Bahati n'undi mu Nyamerika kazi bita Nina Ruth, na nerimo n'ama live painting no gushushanya. Turanishyuza icyo gihe nishyuzaga 5,000. Club irakubita iruzu. Kuko icyo gihe nari ngezweho, sibyo? Kimwe n'ubu. So hanyuma 2017 rurangira, 2018 nkora edition ya 2 ya Ndi Igisigo, nayo igenda neza. Noneho yo twari
advancinze nyine niko navuga, twarateye imbere, ba judo baradufasha, amatara, amastage, bigenda neza cyane. 2019 twihuta, bwa busizi nabukomeza kuvuga, noneho 2019 nibwo nagiye nkora amapoemi navuga ari challenging, nka za nk'umfuye, impamyabumenyi niba nibuka, ikuzimu, n'ibindi bintu bimeze nk'ibyo ngibyo. 2019 rero na challenging societe, babona ko nyine bimeze neza, bahita bampa akazi. Ko kazi navuga kanje ka mbere kari gakomeye cyane, kanatumye mporana nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu mateka yanjye nk'umusizi. Waseka mu bikomeye. 2019 bampaye kwandika no kuyobora umukino wo kwibohora. Urumva Saidi yose yari ifite aho ihuriye n'ikinyarwanda, ninjye wayanditse, ndanayiyobora, ndanayiperforminga, sibyo? Muri stade imbere y'abantu 30,000, sibyo? Imbere y'abakuru b'ibihugu 30, sibyo? Urumva byari byiza. Nyuma tuzakubonana na umukuru w'igihugu, nyine yatushimira, byagenze neza. Noneho ndavuga ati ngiye kuba umusizi. Icyo gihe cyose numvaga nazi utuntu ndimo, sibyo se? Icyo gihe rero noneho urumva buri muntu wese avuga ati nimgira ifoto na perezida, sibyo se? Noneho ntashye ngeze mu rugo mbona mfite video, sibyo se? Ndavuga noneho mbaye umusizi rero, mbona ko noneho bya bintu byacu dukora barabishima, komeza gukora nyine. 2019 ariko ubwo kariyeri y'itangazamakuru n'ibindi yo ntabwo nagiye nyivugaho. Hanyuma 2021 rero noneho nsoza album yanjye ya mbere, ni nanjye musizi wenyine wari ubizanye, sibyo? Naricaye ndatekereza, nkajya mbona abahanzi barakora album bagakora ibiki, ndavuga ngiye gukora album. Noneho ngiye gutekereza gukora album, ndavuga ninkora album ngashyiraho track imwe cyangwa ebyiri, abandi bantu bazabisubiramo biborohere. Nkora album ifite track 31, album imwe. Ubwo navuga ko ni nk'umwitangirizwa, undi muntu uzabigerageza akabishobora, ubwo nzahita nemera, sibyo? 2022 irasohoka, 2023 ubusizi noneho burongera buravuga ati mujye kongera ubumenyi, tujya kongera kubyiga neza mu Bufaransa. Icyo rero nge nababwira, urugendo rwo ni runini, nababwiza ukuri ko ndi umuntu wihagazeho, sibyo? Udakennye ariko utanakize, ariko 80% y'akazi kanjye ni ubusizi, sibyo? Ibindi bintu byose mfite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye no kuvura mu mutwe, sibyo? Ariko ntago mbikora, sibyo? Ngende umusizi, ndi umwanditsi, ndi umuhanzi full time, niko navuga. So rero ubuhanzi ubukunze, ubusizi ubukunze, ukabukora kubera ko ni ingeri y'ubuvanganzo itarimo abantu benshi, sibyo? Iyo byumva biroroha ko nyine aho abandi baruhita bagera, kuko nta bandi bantu bahari nyine. Niba udashobora guteranya mu Rwanda ngo ubone abasizi nibura 20, wavuga ngo nyine barakora badacika intege, muri abo bantu 20 niyo waba wa 20. Hari igihe umuntu ajya ambwira ngo runaka arakurusha, nkamugana okay, ubwo mbwiye umwe mbwira undi akamubura, gati nimba ubwo ndi nka nimero ya 3 cyangwa ya 5 mu gihugu kizima, urumva ari bibi se? Nawe nukomeza ugakora cyane se ukava wa 20 mu gihugu kizima, ibyo ni bibi. Reba nta rugo rutagira umuririmbyi. Tekereza rero bashyizeho nk'irushanwa abaririmbyi hari igihe wasanga umuririmbyi wabo wa Gahenda ari nko 902, ariko Gahenda agerageje kuba umusizi nibura yabo wa 31. Nko akunda umuntu yabaga wa 41 mu ishuri, hanyuma bamugira wa 2 mu rukundo agateza ivogonye. So ubusizi rero
ngewe navuga ko bwubatse kinini cyane ku buzima bwanjye, byinshi nagezeho, byinshi byose nagiye nkora, byose babimpaga kubera ko nabaga ndi umusizi. Izo filime ukinamo bararebanza bakareba bakavuga ok turashaka muri filime umuntu uvuga ibi kubera ko ari uyu. So rero ibyo byose nabigezeho kubera yuko nari umusizi kandi biracyakomeje, sibyo? Ngewe ndi kugenda nsaza, igihe kiri kugera kugira ngo njye no mu bindi nzakomeza mba umusizi yego, ariko sinzakorera kuri pesi nk'iyo mugezeho kuko ubu sinabishobora, sibyo? Kera nyine nibwo nari ngifite umwanya munini. Ndabakangurira rero mwese kubikora mukabikunda. Hanyuma uko ikibazo cyavugaga nsoza ngo niba navuga imibereho yaba y'ubukungu yaba imibereho rusange y'akarere k'ibiyaga bigari, sibyo? Amakimbirane se, intambara, iruka ry'ibirunga, ibintu utamenya, ibyo byose rero bijya mu mibereho y'umuhanzi mu buzima bwa buri munsi akandika. Ko ndibaza ko nkora poeme yitwa nk'ubwo mfuye, nibaza ko byari byaturutse kuri nigeze ku Gigoma, hanyuma tujya ahantu bita mu Birere, noneho tukabona ukuntu mu Birere utanga 500 bakagutiza imbunda nyambunda n'umuntu umuha 2 akirirwa kurinda umunsi wose. Ariko nyine nkumva umuntu avuga ngo nguriye n'umunyarwanda, nguriye ngo n'ibiki, mbona ayo makimbirane nkavuga hose ubundi ubu ko mbona abantu batumvikana, ibintu byose rero rwaserera, ndamutse mfuye sasa byagenda gute? So rero imibereho rusange y'akarere, y'igihugu, y'ahantu umuntu atuye, niyige n'ibyo ahimba n'ibyandika. Rero ndibaza ko hari ikindi nibagiwe. Esther, votre expérience. Bonjour, bonsoir. Je suis Esther Abumba, comme Sylvestre l'a dit, je viens de la RDC. Abumba, Mouiza et Esther. Comme Sylvestre l'a dit, je viens de la RDC, précisément dans la ville de Goma. Alors, je n'ai aucune notion en Kinyarwanda. Mon Swahili, il est très compliqué parce que c'est mélangé aussi entre le Swahili et le français. Oui. Avuze ko yitwa Esther Abumba, nibyo mwiza. Turaza kubavunagurira kubera ko namwe mwari mwamuhenze muvuga mu rurimi atumva, mwihangana bishyure. Alors, parlant d'expérience, je n'ai pas une si longue expérience comme celle de mon précédent. Mais moi, j'ai plutôt découvert le slam en 2019. Déjà, j'écrivais, j'ai griffonné des choses. Voilà, j'écrivais des petits poèmes. Et c'est grâce à la lecture, grâce à ma passion pour la lecture, que j'ai découvert le slam. Après avoir lu un recueil, un roman, je prenais un petit carnet et j'ai noté quelque chose. Et je l'écrivais uniquement pour moi. Et c'est en 2019, proche de 2020, que mon grand frère a eu à fréquenter un collectif de slameurs. Et après, il m'a dit, tout ce que tu écris ici, je pense que ça serait important que tu puisses aussi le partager devant un grand public. Et c'est là qu'il m'a permis de prester pour la première fois. C'était lors de la journée du 8 mars ou la journée de droits de femmes. J'ai eu ma toute première prestation. Et après, il m'a invité dans un autre collectif, Goma Slam Session, le collectif dans lequel je suis. Je faisais parfois des prestations en duo avec lui. Donc, mon frère et moi écrivions des textes et après nous partions les présenter devant un public à l'Institut français de Goma. Et après, je commençais à expérimenter. Et après, je me suis dit que ça serait important que je puisse slammer maintenant seule, sans être accompagnée par mon frère. J'ai écrit mon tout premier texte et après, je l'ai presté devant un public. Le public a adoré et c'était là les déclenchements où
c'est là que tout s'est enflammé au fait. J'ai commencé maintenant à plus prendre le slam comme une carrière au-delà d'une passion éphémère. Voilà. Ouais. Et comment donc la situation socio-économique ou bien la situation du Kralak affecte votre art? Ok. Déjà, je dirais que nous, les artistes et les poètes en particulier, nous écrivons tout ce que nous vivons, nous écrivons tout ce que nous entendons. Et dans notre quotidien, toutes les histoires, c'est parfois les histoires des conflits, la guerre, la peur. Et par exemple, dans la ville dans laquelle je viens, la ville de Goma, c'est une ville dans laquelle il y a beaucoup de contraintes liées à la sécurité. Tu peux te réveiller aujourd'hui et après, ton voisin n'est plus là, il y a des gens qui sont venus, des bandits ont pris des choses et tout, donc c'est compliqué. Et la situation vécue dans la région du Grand Lac, pas vraiment particulièrement en Goma, ça soit au Rwanda, avec les génocides, ça soit au Burundi, ça soit au Congo, ça nourrit notre façon d'écrire. Nous sommes contraints d'écrire sur la paix. J'imagine que s'il n'y avait pas la guerre, j'imagine que si le Congo et le Rwanda étaient en bon terme, on serait peut-être ici en train de parler d'autres choses. Parler par exemple de l'amour, de la culture et autre chose. Mais c'est parce qu'il y a cette situation de conflit que nous sommes ici en train de nous retrouver et discuter autour de la résolution des conflits. Voilà. Njyewe rero nitwa Karine Maniraguha, nkaba nkoresha Karine Poet nk'umusizi. Hanyuma njyewe urugendo rwanjye nanjye kugira ngo dusiganwe n'amasaha ni rurerure mu by'ukuri, ariko nta nubwo ari rurerure cyane. Navuga ko ubusizi ni ikintu umuntu akora agikunze kandi nyine akishimiye. Ni ubuzima umuntu wese atabamo, kuko ubusizi ngiye ngufata nka nyina y'izindi nganzo, ariko nanone ukabona ko iteka ryose yaba ari nyina w'umuntu, yaba ari nyina w'ikintu, aragoka kurusha icyo kintu nyine agirira. Nk'izindi nganzo rero harimo uburirimbyi, ubwo gushushanya n'ibindi, ariko ubusizi navuga ko ari wo mugongo mugari ubihetse. Icyo gihe rero ndishima iyo mvutse ngasanga ndi umusizi kandi nkabikora mbikunze. Navuga ko natangiye ubusizi nkiri muto, narabikundaga uko numva ku ishuri babivuga, dusoma twa dutabo cyangwa twa dupoeme duta twawuriza mwiza mama n'ibiki, nabifataga byari direct. Ndakomeza niga mu wa kabiri secondaire niho nanditse umuvugo wanjye wa mbere mutura abantu bari bakoze ubukwe. Nabaga ndi kuvuga amateka yabo, ndifuriza n'urugo ruhire. Ariko nyuma naje gukomeza gukora ku bintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe. Sinzi ngo habayo kurwanya sida, habayo kurwanya ibiyobyabwenge, sinzi urubyiruko tubane neza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ni kwa kundi nyine inspiration bitewe n'ibintu biri kuba muri icyo gihe runaka. Nagiye nkora amarushanwa agiye atandukanye, reka sinyacemo, ariko kugeza ubu ngubu navuga ko ni umugisha na rwa rukundo. Mfite ibihembo bigera muri 7 by'ubusizi, kandi nanone ubusizi kugeza ubu ngubu nagize amahirwe yo kubukora ahangaha mu Rwanda, mu gihugu cyacu ndetse no hanze. Nagiye mu mafestivali atandukanye, turi gukora mu bihugu bigari, ni ikintu cyiza cyane. Nagiye mu Burundi muri festival yaho yavuga, nanahuriye na Esther. Hanyuma nza no kujya no muri Congo mu yindi festival yaho ya Badirika, yego. Hanyuma nza no kujya mu Bufaransa mu bintu byitwa consultation poétique. Nabyo byose urumva birimo birazenguruka inyuma y'ubusizi. Kuri ubu ngubu navuga ko ubusizi kuri njyewe ari ikintu cyashinze imizi muri njyewe, ariko kikaba kidafite imizi uyu munsi, kikaba gifite n'amashami. Ndetse n'ejo nkaba nshaka ko n'imbuto yaba mwebwe yaba abandi bazazisoroma. Navuga ikindi kintu cya kibazo tubajejeho, ubusizi mu biyaga bigari bukoreshwa, cyangwa twebwe twabukoresha nk'abasizi, tugomba kubukoresha bitewe n'indimi.
hari ururimi rero twebwe u Rwanda nubwo tuvuga ikinyarwanda ariko buriya byakomeye nahuye n'umukongomani dushobora kumvikana, nahuye n'umurundi dushobora kumvikana, ubundi ni nkaho dusa nkaho turi n'ubundi gihugu kimwe. Numva rero twebwe twakabaye twunze ubumwe, ikindi kandi duhuje ubuzima cyane. Ibyo bihugu byose bihuje ubuzima, niyo mpamvu iyo mvuze intambara umukongomani arayumva ku rwego rungana n'urwo nayumvaho, umurundi ni uko nguko. Iyo mvuze amahoro ayumva kuri urwo rwego, kuko hari ikintu runaka tuba tubuze hano mu Rwanda ariko ugasanga nabo barakibuze, hari ikintu runaka tuba dufite nabo ugasanga baragifite. Ari urwo rurimi, ari n'uburyo bw'imibanire, uburyo abakongomani babana, uburyo bashyingiranwa, yaba ari n'Uburundi nuko nguko, yaba ari uburyo bw'imitekerereze, uburyo tuguma turi abanyafrika, colors, impu zacu, uburyo dusa, uburyo twitwara, byanze bikunze ushobora kugera ahantu turi Burayi njye na Esther wagira ngo turavukana, ndabeshya se? Nta muntu wamenya ko ndi ari umukongomani njye ndi umunyarwanda. Rero ikintu navuga, twebwe noneho icyo tugomba guharanira nk'abasizi, yaba ari umunyarwanda, yaba ari umukongomani, yaba ari umurundi, twese tugomba guharanira kureba niki kitugenza, niki twakora nk'abasizi kugira ngo hazemo ubwo bumwe, hazemo urwo rukundo, tubashe kubaho. Noneho cyane cyane nk'abasizi navuga ko twigererayo, nkuko nabivuze ko ari nyina w'izindi nganzo. Hari ikintu umusizi ashobora kuvuga, ashobora kukumvisha umuntu waririmbye atakumvisha, umuntu wakinnye ikinamico atakumvisha, ariko mu busizi cya kintu ukagisangamo kandi mu ijambo rimwe gusa, ugasanga agusobanuriye nk'ikinamico ikinyo nk'iminota 15. Rero njyewe navuga ko muri rusange ubusizi ari igiti cyiza cyo gusoromwaho, kandi ko ubonye uwo uvuga ngo ndakuraga wakimuraga. Numva kandi ari ibintu tugomba gukorana urukundo, yaba ari umuntu wabitangiye cyangwa se ushaka kubikora nk'umwuga, nabimubwira ngo abikore. Tuyisenge yakomeje ku kintu cyo kuvuga ngo nka 90 kw'ijana y'ubuzima bwe ndatekereza muri 80 n'ubusizi, ariko nanjye kugeza ubu ngubu wenda hari bimwe nabanyuriyemo mu rwego rwo kugira ngo twihute, ariko njye naravutse ndakura ndiga mpura n'abantu, ariko nahisemo gukora ubusizi atari uko aribwo nari gukora gusa. Yego njyewe nize business na IT muri kaminuza, ariko kuri uyu munsi ndi umusizi by'umwuga kuruta uko nakora IT. Ariko nanone ubu bitewe n'uburyo nabayeho nkora ibintu by'imisatsi, nanone kandi ngakina ikinamico n'amafilme, ariko ibyo bintu byose nabikoze kubera ubusizi. Kuri ubu ngubu nifuza kubikora cyane no kubinoza cyane, ariko nshingiye ku busizi. Niwo muzi navuga cyane cyane nshobora kugenderamo, kandi ngatekereza ko ushobora gukuza ibintu byose, nubwo ubusizi buba bucecetse butuje, ariko byanze bikunze burakura kandi buraturera. Murakoze. Wow. Ati ubusizi buba bucecetse butuje kandi ni umuzi ngenderwaho. Kuko igihe kiri kutujyana, ndagenda ndabaza ikibazo kimwe buri mu panelist wacu kihuta. Tuyisenge, ubuhanzi, ubusizi nk'ubuhanzi ubona ari iki bwafasha mu guhuza imico itandukanye dufite mu biyaga bigari, ndetse nuko bwafasha umuntu gusobanukirwa neza ibijyanye n'umuco we? Impamvu nkubajije iki kibazo nuko uba mu muco cyane, umuco nyarwanda urawuzi, bita binaguha uburenganzira bwo kumenya n'iyahandi kuko umuco uzi cyari cyo. Ubona ari iki ubuhanzi bwacu, ubusizi bwacu bwafasha umuntu gusobanukirwa umuco we ndetse no guhuza b'imico itandukanye, uza gusoreza no kureba imbogamizi dufite mu busizi muri rusange, nimba hari n'icyakorwa ngo turebe ko tuzitsinda? Arakoze cyane Sylvestre. Ni ukuvuga ngo ubusizi, ndashingira ku byo Karine avuze, ni nyina w'izindi nganzo, kandi ni uburyo bwiza bworoshye bwo gutambutsamo ubutumwa. Duhereye no mu mateka niko u Rwanda rwahoze ruriho, ibintu byose byo mu Rwanda byizihizwaga mu busizi, niko navuga.
rero mu biyaga bigari mwakoze cyane, nibaza ko nawe uciye agahigo. Niyo festival ya mbere ibayeho y'Ubusizi, sibyo? Ntamuhaye amashyari. Ibintu byose byahoze biba ndi kubireba, sibyo? Ubu rero urugendo nguru, niba ndi kuvuga urugendo rwanjye, Esther akavuga urwe, Karine akavuga urwe, ejobundi dukeneye umunyaburukina Faso hariya, dukeneye umurundi, dukeneye, uko rero niko ubusizi bugenda buhuza iyo mico itandukanye. Abasizi rero mbakangurire gutangira gukorana n'abandi basizi bagenzi banyu mu bindi bihugu, mu rwego rwo kugira ngo nyine muhuze imbaraga, sibyo? Niba ari umurundi ukumva ari umusizi mwiza, mutangire mukorane. Esther arahari, mukorane. Hari inshuti za Esther z'Igoma zizumva ibyo mwakoze, n'izawe zo mu Rwanda. Ibyo byose rero hanyuma mugakora mariage, niko mu Gifaransa bavuga, mu Kinyarwanda niko mufata ibyo bintu mu bishyingiranye, sibyo? Hanyuma biba ikintu kimwe. Nibyo rero nirwo ruhare mbere na mbere navuga rw'ubusizi nyine mu kuzatuma mu biyaga bigari bigenda neza, kandi mu babasizi baharanira icyiza, sibyo? Hari ibintu bibi byinshi abasizi tuba tubonesha amaso, ariko si ngombwa ngo tubivuge nonaha, sibyo se? Mufate mukora inganzo yubaka, sibyo? Yubaka rubanda, kuko mwebwe ubwanyu mufite akarimi kabi, sibyo se? Murabizi? Sinzi umuntu nabonye wapostinze Alisa avuga ngo sinibuka ukuntu yanditse ngo akarimi ngo niba kameze gute ngo gatyaye, ibintu bimeze nk'ibyo. Ubwo rero mumenye ko ushobora kubona ukora ibintu ukagira ngo nta bantu babireba, abantu barabireba ari benshi. So beraho rero guhindura byinshi. Ikindi navuga ubwo wenda nahita ngeraho ni kumbogamizi, sibyo ra? Kubera ko mutabibayemo mbere hose rero ngiye kuri ubu nta mbogamizi mbona. Yego, naba mbabeshye. Ubu nazo kera zari zihari nyinshi, sibyo? Ubu ngubu murirwa mwidagadura kuri za televiziyo mbabona, ku maradiyo birirwa babatumiye, ahantu hose kuri za TikTok. Sinjya mbona Serwakira yaciye ibintu, mbona imbogamizi rero ntazo. Ahubwo ubu igihe kigezeho mubyaza umusaruro igihe mufite, sibyo se? Mufite platform, mufite ubu biroroshye gufata telefone ugaterefona like Gerard Mbabazi, bite ntumira akabyumva. Kera ntabwo ari uko byari bimeze, sibyo? Kera ubusizi bwari ubwo kuvugwa mu cyunamo, bwari ubwo kuvuga ku munsi w'umurimo, bwari ubwo kuvuga ku munsi wo kurwanya sida. Ariko ubu ngubu ubusizi mwabuhinduye uruganda nk'ibindi, sibyo se? Urumva ngo umuntu yasohoye igisigo, ngo ejo ngo Karine ngo afite video, ngo ejo ngo Karine ngo yabonye ngo 15,000 ngo kuri YouTube. Ni bake. So rero imbogamizi zo ntazo pe, ahubwo mwebwe mubyaze umusaruro amahirwe mufite, kiragano gishya tugezemo, kuko ubu biroroshye ko umuntu yaba umusitari ku giti cye, sibyo se? Kera rwo byabaga bigoye. Ubu rero imbogamizi ngewe ku busizi ntazo ndi kubona habe na zimwe. Alors, Umusizi Tuyisenge nous parle de collaboration. Donc, qui m'a mené à Esther. Donc, je veux que tu parles à propos de collaboration. Dans le cadre de l'Ijabo Slam Festival, on a différents artistes de Grand Lac. Qu'est-ce que tu penses que cette opportunité de cross-borders collaboration peut bénéficier ou bien on peut profiter à cette occasion d'enseigner ou bien de parler de la cohabitation pacifique entre notre région, et aussi à conclusion tu peux aussi parler à propos des désavantages ou bien les soucis que tu vois dans notre secteur de poésie et possibles solutions qu'on peut trouver. D'accord.
Parlant de la question, je vais essayer un peu de l'enrichir avec une citation. C'est une citation tirée d'un recueil qui a été aussi conçu dans le cadre de la promotion de la paix dans la région des Grands Lacs. Là où la communication entre les humains semble bouchée et qu'on assiste à un dialogue des sourds, l'art devient l'unique recours crédible. Pour dire que l'art est un grand outil de communication et facilite facilement les échanges entre différents artistes, entre différents mondes. Moi, je viens de Goma avec mon monde, mes habitudes. Je rencontre Karine avec son monde, les vibes de Kigali, et je rencontre aussi messieurs avec toutes ses habitudes et son monde. Alors l'art permet de réunir, et je pense que comme je pense que là où les politiques utilisent les armes pour défendre leurs droits, nous les artistes, nous utilisons nos mots pour défendre nos droits et pour prôner la paix. Là où les violences tribaux, ethniques utilisent des machettes pour se détruire, nous les artistes, nous utilisons les fils et l'aiguille qui est notre plume et notre encre pour recoudre notre société déchirée. Parce que je pense que l'art, c'est un grand outil, c'est le pont entre tous les trois mondes, je dirais le Rwanda, le Burundi et le Congo, c'est le pont entre tous les trois mondes, et a une grande capacité de faciliter les collaborations. Ni t'étais les colloques littéraires de Bukavu, tu ne m'aurais pas invité ici. C'est parce qu'on s'est rencontrés, qu'on a partagé notre passion, notre histoire, et que tu t'es dit, prochainement, j'aimerais qu'Esther puisse participer dans Ijabo. Et après, je suis là, je découvre d'autres personnes. Peut-être que j'aurais aussi besoin d'inviter Karine dans mon festival au Kivu, et elle viendra aussi, et c'est comme ça qu'on se transmet les énergies, et voilà, les collaborations sont créées et construites sur base de ça. Parlant des différents défis, pour nous en tant que poètes, déjà pour un petit exemple, lorsque nous avons partagé sur nos réseaux, dans un article, Osée et Esther, deux slameurs du Congo qui seront au Rwanda. Les gens ont posé des questions. Rwanda? Vous partez au Rwanda? Chez qui? Alors, il y avait même beaucoup de discussions en fait, autour de la thématique. Mais après, nous sommes dit, nous n'avons pas de parti pris. Nous, la population, nous subissons la guerre, nous subissons les conflits, bien que ce n'est pas nous qui en sommes, ce n'est pas nous qui en sommes catalyseurs. Et notre rôle, c'est de voir un avenir au-delà de tout ça. Voir un avenir au-delà des clichés, voir un avenir au-delà des conflits. Et ça, c'est déjà un grand défi pour nous, les slameurs, étant dans la région des Grands Lacs. Déjà, toutes les histoires qui se rencontrent autour sont des barrières et sont des freins. Déjà, on commence à juger quelqu'un par sa façon d'être. On commence à juger quelqu'un parce qu'il choisit d'aller prester ailleurs. Et c'est un peu ça, les grands défis primordiaux maintenant dans cette période de crise. D'accord. Karine. Karine. Esther akomoje ku kintu cy'umumaro w'abasizi mu gusembura ibiganiro byiza cyangwa se mu kurenga imbibi rubanda batubonamo, atanze ruriya rugero rwo kubona ngo abakongomani baje mu Rwanda muri festival. Ariko mu by'ukuri twebwe je ku rundi ruhande mbibona ko n'urugero twerekanye ko ibintu birashoboka. Nimba ufite ubwoba bwo kuhajya ko bahaje bakaba bari amahoro kandi bagakora ibibajyanye, kubera iki wowe utabikora? Ahangaha ndagira ngo nkubaze nawe ikibazo cyo gusoza. Uyu munsi turi kubona abana bato cyangwa se abantu benshi bakibyiruka baza mu busizi, barisabo bakarire benshi cyane, abazisi turi kugenda tubabona kandi babahanga. Ese
mbere na mbere twabibona nk'ikimenyetso cyo gukura k'ubusizi kuri wowe ni gute upima ugukura k'ubusizi? Icyo ni ikintu numva nakubaza kuko ufite ubunararibonye muri ubu busizi bwo mu Rwanda, ndetse nkavuga nese icyo kiragano gishya nk'uko Tuyisenge yabivuze ni cyafasha iki mu gutuma tubanaho kandi nko mu biyaga bigari, kuko turabaturanyi tuba dukeneranye kugira ngo twaguke tubeho twinyagambure. Ni iki bafasha kugira ngo tubane mu mahoro ndetse ubuzima buhari? Dunasoza ubwo nawe urakomoza ku mbogamizi ndetse n'ibisubizo byashoboka ubusizi butera imbere. Urakoze cyane. Hari icyo mbajije ariko wigiza nkana sinzi niba nagiheraho. Kuba turi kubona abasizi batoya bashyashya, yego uko bigenda bikura rero niko n'abandi bagiye babyigiraho. Rero navuga ko ari nko gukura, ni ukwaguka. Ikiza rero nuko tutagomba gusubira inyuma, ahubwo uko ibiragano bigenda bihererekanya niko n'abandi bazagenda baza. Njye niko mbitekereza. Ni n'ikintu cyiza cyane, njye nkanjye ubwanjye mbibona nk'ikintu cyiza ko ubusizi buri gukura. Hanyuma mbihuje no mu biyaga bigari ndetse n'icyo nabo bakora, umusanzu batanga wabo kugira ngo ibiyaga bigari bikomeze byiyubake kandi bigire amahoro. Ntekereza ko n'ubundi tugomba gukoresha ubusizi bwacu, cyane cyane noneho nk'urubyiruko, abantu bakiri batoya bakibyiruka, bafite wa mutwe ubasha ukumva amateka y'ibyabayeho ndetse ukagira n'amateka y'uyu munsi ari kubaho, kandi noneho bakaba banashaka kumenya ngo ahazaza tuzahubake dute. Yego ni ikintu cyiza ko nk'abasizi batoya bagomba kuba creative. Buzi Kinyarwanda cyiza nakoresha mbivugamo, ariko bagomba guhanga udushya yaba mu buzima bwabo babamo busanzwe, yaba no mu buzima bw'ubusizi, kuko mu busizi iyo nibazanamo ibyo bintu byo guhanga udushya ndetse bakazanamo n'ikintu cyo gukora uko gushyingiranwa kuri isigo byo mu Rwanda n'iby'i Burundi n'ibya Kongo, bizadufasha cyane kubasha kumvana, kongera kubona ko turi umwe, no kongera kugarura amahoro muri rusange. Ibyo rero nanone bizongera bidufashe kugaruka ku kintu nakwita umuco n'ururimi, cyane ko atari barriere. Navuga cyane cyane nk'ubusizi, njyewe kera icyo gihe muri 2017 ntangira noneho ubusizi navuga by'umwuga ku rubyiniro, njyewe nakoze, ndibuka ko hari performance nakoze, hari umupapa wari waje mu Rwanda n'inde Tuyisenge, Saul Williams ni king wa contemporary poetry quiz. Yari yaje mu Rwanda, muze kumusura murebe, ni umuhanga cyane. Twakoreye kuri stage imwe, ariko na sale yari irimo abera benshi, abirabura bake n'abanyarwanda bake cyane. Njyewe na performance mu Kinyarwanda, ariko ndakubwiza ukuri uburyo babyumvise nanjye byarantunguye. Kandi hahandi umuntu ubusizi ni inganzo navuga uvuga ikisanisha n'amarangamutima ya muntu, cyane cyane uri gukorwaho n'ubutumwa runaka uri kumuha. Ubusizi kandi bufite impamvu byitwa ibisigo, impamvu byitwa poesy, impamvu byitwa slam poetry, nuko bifite rhythm, bufite uburyo bikora. Ntabwo ari ukuza mvuga amagambo gutya cyangwa uri kuvuga speech cyangwa uri gutanga icyigisho. Oya, urwo ruririmbo narwo rukurura abantu kandi rushobora kubatushaho, bijyana n'amarangamutima ubahaye. Icyo gihe barabikunze cyane. Rero twebwe cyane cyane noneho nk'abana batoya bari kubyiruka mu busizi, ntabwo tugomba guhagarikwa n'ururimi, ntabwo tugomba guhagarikwa n'umuco. Oya, kandi kwa kundi tugenda koko tubirongoranya, niko navuga, bizakura usange na rwa rurimi na wa muco ni ibintu bisa nkaho bihura. Nimvuga unyumve, Esther navuga umwumve. Tuyisenge arabizi, turi mu Bufaransa icyo gihe muri consultation politique, hari umwitozo twakoze wari challenging wo kuba wakinana n'umuntu wo muri Maroc n'umuntu wo mu Bufaransa.
kandi mutari kuvuga ururimi rumwe ariko muri gukina umukino umwe kandi umuntu muri kubwira ubari imbere akabumva. Ibyo ngibyo rero ntekereza ko natwe nk'abasizi batoya, abasizi bari kubyiruka, hagomba kuzamo icyo kintu cya creativity, hanyuma tugatanga umusaruro n'umusanzu ku bijyanye no kwiyubaka ndetse no kubaha amahoro no kubaka amahoro muri rusange cyane cyane. Ibijyanye rero n'imbogamizi navuga ko ntabyera ngo de, ntabwo njye navuga ko imbogamizi zashize burundu, ariko izihari ni nkeya dukurikije n'izari zihari. Izihari ni nkeya rero kandi ni twebwe bo kuzirandura burundu. Ni ukuvuga ngo tugomba kugaragara, habaho iyi collaboration yo hagati y'ibihugu n'ibindi, ndetse usibye ibihugu ahubwo n'abahanzi n'abandi bagakorana amacollaboration. Ikindi hakabaho kubikora yaba ku rubyiniro, yaba gutegura ibitaramo, yaba gukora workshop, bizadufasha cyane kugira ngo tubashe gukomeza dukuze bwa busizi kandi bigere kure cyane. Murakoze. Kandi asoreje ku kintu cyiza, n'ubundi urebye ni nkayo ngingo n'ubundi tuba turi kugarukaho. Icyambere twakwishimira ko nk'ubu tuba twicaye ahangaha kuri stage nziza nk'abasizi, dufite urubuga, dufite ijambo, tuganira ku ubusizi tubamo, ubusizi butubamo, tubuganiraho kandi twizihiwe. Ni ikintu cya mbere, icyo ni ikintu kinini cyo kwishimira. Ubu tugeze saa 11:07, byibura reka turangize saa 11:10. Reka nk'umwanya buri mu panelist umunota umwe cyangwa uri munsi yawo ijambo cyangwa ubutumwa yumva yatugenera dusoza, kugira ngo tujye mu bindi, tujye mu nkera idutegereje mu kanya. Duhere kuri Karine. Murakoze cyane. Ubutumwa ngendeye ku byo twakomojeho no mu byo twavuze cyane, numva ubusizi twabureka tukabuha umwanya nabwo nyine bukaganza muri rubanda. Ikindi kandi tugaharanira kuba umwe, kubaka amahoro tukayafata nk'ikintu cy'agaciro cyaduhuza twese. Murakoze. En un seul mot, moi je dirais juste qu'il est temps à nos deux régions de s'unir. Il est temps à nos deux régions de penser les plaies du passé, parce que pour toute la région des Grands Lacs, nous avons vécu des choses atroces, que ce soit au Rwanda, au Burundi ou au Congo. Et moi, je n'aimerais pas que mes enfants revivent les mêmes souffrances, que les générations à venir revivent les mêmes erreurs. Et c'est à nous de faire de notre mieux pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'ont fait nos aïeux, celle d'utiliser les machettes, celle d'utiliser les armes, celle d'utiliser les discours de haine pour se détruire. C'est à nous de prendre cette responsabilité, de cultiver le grain de paix dans cette région secouée par les conflits. Merci. Rero dusoza ndakoresha utuntu dutatu muri anthropologie, mu isomo ry'ibijyanye n'imibereho rusange y'abantu. Ubundi isi yabayeho duhereye mu gihe abahanga twavuga batangiye kubaho. Isi yabayeho ishingiye mu gutekereza mu bitekerezo bitatu, cyo bita mu gifaransa pensée mythico-religieuse, pensée scientifique na pensée technologique. Sibyo? Pensée mythico-religieuse ni igihe isi ni nabyo amadini menshi akigenderaho, cyari mu cyo bita pensée mythico-religieuse. Aracyubakiye imitekerereze yabo ku nkuru n'imigani bahimbye mbere kugira ngo nyine batuyobore. Sibyo?
hanyuma icyo kivaho cyawe kuvuga ngo muri Israel ibiki hazaho pensée scientifique. Noneho ibintu ibyo ibitekerezo umuntu atanga bigomba kuba biri prouvé, sibyo? Ugomba kuba ntushobora kuvuga ngo isari ijyamo abantu 1000, you have to prove it. Ariko muri pensée mythico-religieuse bakubwira ko Yesu yagaburiye abantu 5000 imigati ngahe, sibyo? Ni mythe nyine, sibyo? Pensée technologique rero tugeze mu isi noneho ibintu noneho birikora. Iyo utangiye kubeshya umuntu wenda muri science muri physique nshobora kubipuruvanga kubeshya uburyo ki hano hantu hajyamo abantu 5000, ariko muri technology ntibikora, sibyo? Nk'abasizi rero ni igihe cyacu cyo guhuza iyo mitekerereze ko ari 3, sibyo? Buri cyo wumvise ukabanza ugatekereza eske ni mite twabigereranya nk'imigani. Isi yobowe n'ibijyanye n'imigani n'ibitekerezo utamenye. Wowe nk'umusizi rero mbere yo kuvuga, mbere yo gutekereza, banza ushingire kuri ibyo bintu, umenye aho ibintu biri. Nurangiza Esther yigeze kubivuga, si ngombwa ko abasizi duhita tujya ku karubanda ngo abantu bose batumenye. Ikibanza nuko umusizi agomba kubaka icyo aha rubanda, sibyo? Mbere yo kuvuga ngo mana yanjye ngo mfite views nkeya ngo mfite, iyo wicaye kwikontorora urumva ibintu ufite ari byo tuzabyumva koko. Mubanze rero mwige musome, sibyo? Nta musizi w'ikigoryo ubaho, sibyo? Kandi nta musizi nta hantu nta na hamwe. Uyu nguyu ni licencié muri statistique, sibyo? Licencié muri BET, sibyo? N'abandi. So kuba umusizi rero ni task ikomeye, n'urugendo rukomeye. Bigusaba kuba uzi science, bigusaba kuba uzi politique, bigusaba kuba uzi religion, bigusaba umusizi aho ava akagera agomba kuba ari umuntu utabeshywa na kimwe, sibyo? Kuko ni umwenge nyine, ni umuhanga. Nta umuntu rero wagiye bakamwigisha utuntu two muri lettre dutoya twa 10 agahita ajya hariya ngo akabaye umusizi, sibyo? So rero niba mushaka kuba abasizi, mwicare mubanze musome, mwige mufate umwanya wanyu, ubundi bizabagezaho mushoboye. Murakoze. Maze rero mubanze mu mpembe. Iyo ubona umuntu yitwa mukuru w'ikaramu haba hari impamvu. Nizere ko mwafashe note. Yego. Munkundire rero dusoze ikiganiro cyacu cyari cyiza, twakomeza ariko umwanya ntudukundiye. Mumpera amashyi menshi cyane, murenze mukube ayo mwatangaga, mubamera amashyi basubira mu byicaro byabo. Natwe twitegura inkera igiye gutangira guhera saa moya. Ndabatumiye, ndabizi ko turaza kuryoherwa kandi turaza kugira ibihe byiza. Murakoze cyane abapaneliste bacu.